mwebwe mudukurikira abantu mukurikirana Fisherman TV ahangaha nkuko bisanzwe bimenyereye tugenda tubatamo show zimeze neza amufisha ndi kumwe na mugenzi wanje ahangaha nawe yabibwiraho gake ariko nago mwari musanzwe mumumenyereye. Murakoze, nitwa Ishimwe Julienne. Yes, Ishimwe Julienne rero twazanye ahangaha nk'umujaji aho tuje muri show imeze neza ahantu turi mu rushanwa ry'abahanzi ku rwego rw'umudugudu nyine nk'ibisanzwe. Abahanzi rero bakaba bitabiriye irushanwa ariko ni benshi cyane kurusha ni benshi cyane. Cameraman aze kudufasha bagaragaze neza, ni benshi cyane ku myenda yabo y'akazi nyine y'ubugeni nk'ibisanzwe, ndetse n'umufana murabibona ko yakubise ameze neza cyane. Ahangaha rero tugiye gutangira show ariko turaza guhita twinjira. Tugiye gutangirana n'umwe mu baririmbyi, haraza uwo bita Pascaline rero aze kuzamuka ahangaha kuri stage kugira ngo tuze kuba twakwinjira neza mu gitaramo nyirizina. Aze kudufasha zamura ijwi kugira ngo namwe mudukurikira 5 kuri 5 muze kuba mwakwiyumvira. Pascaline, amakuru yawe? Umeze neza? Cyo urayibona turi witeguye gutsinda, witeguye gutwara iki gikombe ku rwego rw'umudugudu? Yego, ndabyiteguye. Zamura ijwi tuze kubyumva neza kugira ngo uze kuba waduha n'icyo watuzaniye ahangaha. Uze kuzamura ijwi kubera ko irushanwa kandi ntugire ubwoba, burya iyo wateguye neza irushanwa kurinyuramo biba bikoroheye. Reka tugusabe kuba watangira, utangire uduhe igihangano watuzaniye cyangwa se witabanye iri rushanwa. Yego, murakoze. Ngiye kuririmba indirimbo yitwa Simpagarara. Urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruhere mu mizi, iminwa y'abadukwenaga barayicecekesheje uravuga. Urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruhere mu mizi, iminwa y'abadukwenaga barayicecekesheje uravuga. Nanjye nahawe ijambo ko byemewe na nyiri ijambo, nanjye nahawe ijambo ko byemewe na nyiri ijambo. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Yes, Pascaline, warekeraho gakeya. Ese hari indi ndirimbo uri kumva nayo waturirimbira kugira ngo tuze kuba twakumva iryo jwi neza? Hari kuzamo akantu kameze nk'akubwoba ariko iyumve nkaho uri mu cyumba wenyine uririmba ijwi ryawe rizamuke neza. Hari indi ndirimbo uri kumva wasubiramo? Wazamuka nayo akantu gakeya kugira ngo tuze kuba twabasha kubyumva neza nyirizina. Igihe ntasinzi nabonaga imbere yanje, rubasha yaramfoye aramasha, ahamya mu cico rutarangwa, yanyujuje impamvu nyinshi zo guhimbaza, kuko Uwiteka wanjye yafashe igikundiro ce aragitegekesha. Itangiriro nari mfite mu maso y'abantu, nuko mbona bwaruye mu buyanja, n'ibuye ryo kwizera yamaye ntibyari guhusha Goliath.
Pascaline urakoze cyane. Reba hano uze kutwitegereza neza. Handitswe ngo iki? Yes, ibintu byawe wabikoze neza rero. Reka nze mushiki wanjye ahangaha nawe aze kuba yagira icyo akwereka. Ahangaha nawe sinzi uko yabyumvise. murakoze. Niyizi igihe Pascaline arakomeza amarushanwa. Yes, rero atsinze amarushanwa Niyizigira Pascaline ahangaha. Urakomeza mu irushanwa. Iri rushanwa tubibutse ko ni irushanwa riri kubera ku rwego rw'umudugudu, bizazamuka bikagera no ku rwego rw'akagari, ku rwego rw'umurenge, ariko iri ni itangiriro. Mwamwumvishe rero ko aririmbye indirimbo neza cyane, byumvikana, ariko unagenda ukomeze ukaze imyitozo kugira ngo uzabashe gukomeza kugenda utsinda irushanwa. Urakoze cyane. Kongera twakire nabwo undi muririmbyikazi ahangaha, uwo bita Vestina azamuka ahangaha kuri stage kugira ngo tuze kuba twakumva igihangano yatuzaniye ahangaha mu irushanwa uko kimeze. Vestina, amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Umeze ute? Meze neza. Irushanwa uri kuryumva ute? Ndikumva ari meze fresh, ndabona ndari gutsinda. Ukurikije abantu bahaci urabona bataragukoma ahangaha, nyine ibintu bikaba hatari. Biterwa na stamina umuntu aba afite. Yes, reka tuzamuke rero n'igihangano cya Vestina ahangaha, tuze kumva ubuhanga, uburyo yiteguye iri rushanwa. Ngira ngo watangira ukakitugezaho. Je suis désolé utagira ngo ni miriro. Your sex body yatumye mbura control. Sinazuba rumbereye mi amore. Don't you worry ntumace nzabintore. Ibyo ushaka nibyo ntanga wanyingurira. Anyway umi hose nzaba mari ntuzahungabana. I wanna let you know. Suko njye mpora urankoroze mvunika umugongo. Let me down ninjye nawe gusa. Ndimo ndakubona nkahita njugumira nukuri ntawe musa. I want to be a la. Uruko mubanye mpita njugumira nukuri ntawe musa. Jugumira. Yes, thank you Vestina. Tugira ngo reka ukomeze. Hari indi ndirimbo urukumva waducishirizaho, ariko uracyafite ubwoba nyine. Rekuze nyine uririmba ufite confidence, nta umuntu uratsinda irushanwa nyine. Nangana ushaka gutsindwa? Oya, ntabwo mbishaka ngiye nshaka kugira rero uririmbe wirekuje nyine ku buryo ntaraza kubasha kumva iryo jwi ryawe neza. Hari ahantu uri kugenda rihera, zamura ijwi kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane. Baby, njye ntaribi. Somo bebe samayeri niko biri. Aho bigeze si ngombwa mbimenye. Niba turya bimwe na mutima mubi. Ubu njyewe nateye kashe, mba narakomye kareya. Ubishaka yatake, sindi komplikeya. Sinabeshi yabuze gato ndapapa. Gusa iyo bibaye sinjya mbikomeza. Sinabeshi yabuze gato ndapapa. Gusa iyo bibaye menya ko biryoha bisangiwe. Cyangwa uzi icyo wabikundiye. Biryoha bisangiwe. Competition nakintwaye. Oya mawe. Kunda mukandumane n'ibyangu garuke ngufate. Kunda mukandumane. Yes, thank you. Urakoze cyane ku bw'icyo gihangano cyawe utugejejeho. Ahangaha rero tujye kuguha amanota ahangaha. Julienne ndi kubona hari ahantu afite hariya ukuntu ari kugenda aze kukumbwirira nimba uri bukomeze cyangwa se urajya kuri peta, ariko reka ahangaha aba ari nje uza kumanza kuguha amanota. Yes, thank you. Urabona ni amanota ngahe? Wagerageje kandi ukomeze ugende urepete, ariko ahangaha ntago turaza kuguha no. Iraba yesi, ariko ugenda urepete ukaza imyiteguro kuko turi kumva
competition yawe nta hantu yakugeza ukiririmba gutyo uze kongera imbaraga kugira ngo nawe uzabashe kuba watsinda neza. Ariko ahangaha hari n'ikindi gihembo kiba gihari, kanze tuze kukiguha. Ahangaha hari igihembo kiba gihari, umuntu aba yagiye ategurira hariya. Ahangaha hari igihembo kiba gihari, umuntu aba yagiye ategurira umuntu wabashije gutambuka. Urabibona gute? Thank you rero, uzakomeze ku rwego rw'akagari aho ngaho. Reka tuzamuke n'undi munyempano. Ahangaha turazamuka, tugiye kuzamuka n'umuntu witwa Kwizera cyangwa se umuhanzi witwa Kwizera. Timu yitwa irimo Kwizera. Timu irimo Kwizera baze kwitunganya bazamuke kuri stage. Ahangaha baze kuba batuzamurira impano yabo cyangwa se igihangano cyabo. Ni mwese, muri mwese mwakoze akantu muri kumwe mwese. Yes, biba byiza. Nanone turacyakomeje rero kuri mwe mwari mukurikiye iri rushanwa uko rigenda rikurikirana cyangwa se ritambuka. Ahangaha twakiye umusore bamwita Zabayo Elisa Juno. Ahangaha Zabayo bimeze bite? Sawa. Umeze neza? Neza cyane. Ko wagira ngo ufite ubwoba ariko se? Ntabwo mfite. Igihangano ugiye kutugezaho kiri mu yihe shusho cyangwa se kivuga kuki? Igihangano tugiye kubagezaho kiri mu shusho ivuga ngo mbese mu byo kwa gutora perezida. Cyaka kugira ngo ijwi ryawe rivuge ryumvikane ku buryo umuntu wese araba ari kuryumva. Nyine ibyo dushaka kubereka niko kubereka ukuntu twatinye nyine dushaka gutora perezida. Yes, rero reka tuze kuzamuka n'iki gihangano cy'uyu musore agiye kutugezaho. Twagusaba gutangira kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane. Twagiye abaturage mu gitondo, hari inama yo kuza kureba umudugudu tugatanga amarangamuntu tukibaruza kugira tuzaze gutora perezida. Abaturage twumvikane mu gitondo kuza kureba umudugudu tugatanga amarangamuntu tukibaruza. Abaturage twagiye egera hino. abaturage twagiye mu gitondo no kwibaruza. Tugende kwa mudugudu rwose tujye kwibaruza. Shuba umugore wawe uratoranira. Ndi Paul Kagame arakarama. Umuntu wadukuye mu bukene kuriya akatuvana hasi twambaraga ibirenge, none ubu turi kwambara inkweto tukagenda. Yatuvanye mu gitumva ingoma dushyira ku mugabo wanjye rwose. Ubu tugenda tuje gutora perezida. Dore amashanyarazi nigo. Ubu ni ugukanda ku gikuta itara rikaba. Wareba amabati ni ukubagarika. Bihore mugabo wanje ubu tugenda. Kandi zaracitse bakirira ku isonga. Abakobwa se ubundi barigaga. Ariko ubu ni ukwiga bakambara nk'abandi bose. Bakambara n'amakanzu cyane rwose. None ubu ngubu natora dutari perezida Paul Kagame. Uwamfasha akamugabanyiriza imyaka. Akazatuyobora igihe cyose. Iteka ryose, iteka n'iteka. Akazayobora n'abuzukuru bacu bari kuvuga. Cyane ukuri niko bimeze. Tugende kwa mudugudu tujya gutora. Ariko babonye ukuntu perezida yatugejejeho imihanda. Narabibonye reba amashanyarazi. Abanyeshuri basigaye bariga bakarya. Reba noneho ziriya nzu bitaga ngo igira etaje. Cyakoze ikintu nababwira cyo yagira uzaboshya ngo bamuha amafaranga. Perezida wenda icyampa Imana ikamurindira imuriraho imyaka, wenda agasigarana nka 11 gusa akatuyobora igihe cyose. Perezida wacu tuzamutora, tumutoze, dushyiraho n'amano. Tuzamutora. Oye. Tujya kwitorera perezida Paul Kagame. Wa mwana we rero
ugiye kugenda kwa Ishimwe Bonere aguha amarangamuntu kuko ejo tuzaja gutora. Uri kumva mwana we? Kandi wihute uhita ugaruka. Ngaho ihute. Umva shango mugiye haha. Mugiye kwenda amarangamuntu bw'ibiki? Ntabwo papa bari badutumye mubabeshe babahe menshi kuko natwe dushaka kujya gutora. Uzi ko ngo habaga hariyo n'imineke? Imineke da nukuri n'imitsima ngo uko turaza turi kurya umunyenga muri bya bintu bimeze nk'ibi binini n'ibiritico. Ibyo bintu ibyo none si biragendaga? Oya si njye nagize ngo ni ibintu badushiragamo bakatubaratsa tukaja hejuru. Ntibiragendaga? Njye canzageze ngo haraba hariyo imineke. Turaza twahaza. Natwe nuko rero baravuga ngo ni iby'amarangamuntu. Ubwo si turajayo? Turajayo turiba n'amarangamuntu ba mama ariko tugiye kubosha. Tugiye kumva turagiba tujeyo. Ngo wacikwa ibyo bintu? Ibyo bintu wabicikwa? Oya. Natwe tuje mu nama twumve kuntu bimeze. Amarangamuntu. Dore bampaye amarangamuntu ngo tugiye kuja gutora. Amarangamuntu tugiye kuja gutora. Ngo Paul Kagame nta wundi. Tuzamutoresha igipfunsi n'amano. Tuzamutwica bakamwongeza. Mana, kanza tuje gutora ariko. Amarangamuntu. Amarangamuntu. Adangwa n'ubutara adangwa n'ubutara gute? Tariki gusacu. Bahari mindoga. Wawete? Inzoga gushasha. Ariko mwaba aho kugira ngo uje gutwara muzamuru kurwanira inzoga. Icatugamije no gutwara muzehe. Watuyabara. Byose no gutwara porota inzoga. None musaba mugiye gushaka inzoga. Batoresha gukuguru. Jiya fi. Nushaka ndumagane n'ukuri. Naje muramura muri kubyija cyase. Benega gute. Unarinzi ngo ni igipfunsi. Oya, ni igipfunsi. Tuzamutara perezida. Oye. Nta wundi. Tuzamutora. Kongera mutore. Ariko se umuntu arabakirana wese wamutora ngo mumazike Ntacyo yakubagira amatara ku mihanda. none ubwo waba uri kumushira he none ukumutora arega nanjye nsigaye ndambara inkweto nambaraga ibirenge Mbere ntonajaga ku ishuri ariko yacizeyo. Nagira inka munyarwanda yaraje. Yaduhaye amatara. Abanyeshuri bari kuja kwiga ni igihumbi. Ubu koko Paul Kagame tuzamugira dute? Tuzamutora. Kundi ni ukumutora. Ati zacitse mudukuye ibishoti. Koko tuzamutora. uzi ko natindishaga wese ibivovo ariko banyubakiye sima amabati ndi kunya nugamye nukuri kw'Imana ariko uzikomere nigeze kujya kunya umuserane gukandira udukana ariko ubu nukunya kuri sima turamutora hari ibintu banyagamo bicaye.
byose kandi ni ibiki ko ntabyo nabizi ngo ni za po utagira n'ibisazi n'abana banyagamo bicaye utajyana n'ibisazi Kagame yatugeze umuntu yibyenje kimeze nk'intebe uricara uricara gukanya kumva ibyo byose byaratugezeho byatugezeho ahubwo nibashiraho gahunda yo kumutoresha mano nje namutoresheje 10 tugende tuje kumutora tugende wakoze kwitabira wakoze irushanwa ariko ndi kubona ibikombe biri kuba bikeya niko abari kumara gufata igikombe bagenda ubwo niko gahunda ziba zikora uko bimeze se igikombe ariko no kuvuga ngo igikombe ntakuntu abantu babiri bashobora gukorera igikombe bakagisatura kugira ngo bize kugenda nuko mbone igikombe hari kugira ngo igikombe kitaza kumeneka igikombe mwabona ari siko bimeze basekari igikombe ko kibaye induzara igikombe muri igikombe umuhanzi ubwo Yes rero mwakoze kudukurikirana abantu mwakurikiranye iri rushanwa mwabonye ko ryari rushanwa ririmo imbaraga nyinshi cyane ndetse mwagiye mubona n'impano nyinshi zigiye zitandukanye ariko reka tukubwire ngo kora subscribe niwo musanzu wawe cyangwa se niko kudushigikira kugira ngo ibintu bize kugenda neza ukoze subscribe izi mpano zose zagenda zizamuka kanda kunzogera aho ngaho ndetse urahikinge uduhe n'ibitekerezo tubwire uti icyerekezo cyanyu kimeze neza cyangwa se hari ibyo mugomba guhindura ibyo ngibyo byaza kudufasha aha ngaha rero twari turi kumwe na Julienne wakoze kudufasha mu gikorwa nyirizina nyine nk'ibisanzwe kwimenyereza itangazamakuru biba bigoranye ni umunyeshuri arimo kugenda abyimenyereza ariko ndabizi ko mu minsi izaza muzabona ameze neza cyangwa se agenda atugezaho inkuru zidasanzwe Theogene nka kameramani yari ahabaye kuri mikoro amufisha Yurik ndahabaye nanjye kandi twizere ko dukomeje kugenda tunogerwa na gahunda za Fisherman cyangwa se Fisherman TV ikomeje kugenda itugezaho ciao ciao mwebwe mumanuke muje kwicara harahe urumva nawe sha nabo bicaye aho ngaho bicare mwakira gice kiri hariya